tubashimiye ko murimo kutwumva. Uyu munsi intambara zikomeye abatuye isi barwana ntabwo ari intambara zo guhangana hagati yabo bakoresheje intwaro, ahubwo ni intambara zibera mu mitwe yabo. Tubabazwa kandi tukavunika cyane mu bitekerezo kurusha uko tubabara mu buzima busanzwe. Ibibazo byuzuye imitwe yacu bituma bamwe baseka ku isura, nyamara imbere muri bo barira. Abandi bakarira ku isura, imbere muri bo baseka, bifitanye isano ya hafi n'imibereho n'imibanire y'abantu muri iki kinyejana cya 21. Iyi mibereho n'imibanire y'abantu ariko nayo ntabwo ari mishya kubera ko byose bisa n'ibyanditse mu mubiri wa buri muntu. Twese uko twakabaye kuva ku muto kugera ku mukuru, abakomeye n'aboroheje, dukunda kugira ububasha ku bandi. Dukunda kubahwa, kumva ko ufitiye abandi akamaro kandi ko bakubuze batarokoka, ko utameze nkabo, ko uri igihangange, ukaba mwiza kandi ukagira ubwenge bubeshejeho abandi bose basigaye. Kumva ko nta bubasha ufite ku bandi ni imwe mu myiyumvire mibi cyane umuntu ashobora kugira. Niho havuye ijambo agasuzuguro no kwanga agasuzuguro. Buri wese muri twe aramutse ahawe ubushobozi yahitamo kugira ububasha ku bandi. Atari ububasha bwo kubategeka gusa, ahubwo n'ububasha bwo kuba mwiza kubarusha, kugira ubutunzi bwinshi kubarusha, kugira ubwenge bwinshi kubarusha, kugira igikundiro kubarusha. Gusa ibi ngibi kubigeraho biravuna, bisaba igihe, bisaba kwihangana n'ubwenge bwo gusobanukirwa abandi. Iri jambo niryo riruta yandi yose mu mibanire: kumenya abantu. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kujya mu rusengero tugiye kugereranya imyambaro yacu n'iy'abandi, gufata imyenda ngo tugure ibyo dukeneye ariko abandi badafite, kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga uko tutari, guhitamo inshuti dushingiye ku cyo tuzazikuraho gifatika aho gushingira ku buryo zituma twiyumva. Byose ni ibikorwa bigamije gushakisha ububasha ku bandi, ariko ntabwo ariyo nzira nziza yo kubigeraho. Niko umwanditsi Robert Greene abivuga. Robert Greene ni umwe mu banditsi beza bo muri iki gihe. Yandika ibitabo bivuga ku bubasha bw'abantu, uburyo bwo kureshya abantu ndetse n'imibanire muri rusange. Mu bitabo yanditse hari icyo yise 48 Laws of Power, amategeko 48 agenga ububasha n'ubutegetsi. Ni imyitwarire n'imigirire buri muntu wese ushaka kugira ububasha ku bandi no kubategeka akwiye kugira. Nibyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Aya mategeko ntabwo tuyakurikiranye uko akurikiranye mu gitabo, ahubwo twagiye duhitamo amwe muri yo. Ntuzashyire icyizere cyinshi mu nshuti. Iga no gukoresha abanzi bawe. Guhemukirwa n'inshuti zawe biroroshye cyane kuko ziyo mu mwanya uzorohereza kugwa mu ishyari ry'ibyo ufite. Mu rwego rw'akazi n'umurimo ukwiye kugira byinshi byo kwishisha no gutinya ku nshuti kurusha ibyo utinya ku banzi bawe. Hagati mu kinyejana cya 9 mbere ya Yezu, umusore witwaga Michael wa gatatu yagiye ku ngoma y'ubwami bw'abami bwa Byzantine. Ni ubwami bwari mu burasirazuba bwa Roma. Nyina wa Michael wa gatatu, umwamikazi Theodora, ndetse n'umugabo bakundanaga witwaga Theoctistos, bari barishwe bigizwemo uruhare na nyirarume wa Michael wa gatatu witwaga Bardas, washakaga ko Michael ajya ku ngoma. Bardas yari umugabo w'umuhanga cyane kandi ufite ubushake bwo kuzakora ibintu byinshi bikomeye. Michael yisanze ku bwami akiri muto, atanafite uburambe mu kuyobora, kandi azengurutswe n'abamwungirije benshi bamaze imyaka myinshi mu buyobozi, barimo n'abazobereye mu gukora amabi. Mu bihe nk'ibi Michael yari akeneye umuntu ashobora kwizera nk'umujyanama we. Kuri iyi ngingo ibitekerezo bye byose yabyerekeje kuri Basilius. Uyu yari inshuti ye magara. Gusa Basilius nta burambe na buke yari afite muri politike, ariko inshuro nyinshi yari yareretse Michael ko amukunda kandi ko atamuhemukira. Inshuro nyinshi yari yaramurokoye, yaramuhaye impano, yaramukoreye n'ibindi bikorwa byinshi byatumye Michael atekereza ko Basilius ari inshuti y'indahemuka. Ubwo yari akimara kuba umwami rero, yumvise nta wundi mujyanama yagira iruhande rwe utari Basilius, inshuti ye. Yamukundaga nk'umuvandimwe.
bamugiriye inama zo guhitamo nyirarume Bardas wari ufite uburambe mu bya politike, ariko Michael yahisemo inshuti ye. Basilius yize vuba cyane ku buryo bidatinze yatangiye kugira inama umwami ku ngingo zitandukanye zirebana n'imibereho y'igihugu. Ikibazo cyonyine cyavutse cyaje kuba amafaranga. Basilius ntabwo yigeze yabona muhagije. Guhora ibwami mu buzima bwiza, abona icyo ashaka cyose igihe agishakiye, byamwongerera inzara y'ubutunzi ndetse n'ubutegetsi n'ububasha. Umwami Michael yamukubiye 3 umushahara, amwongerera ububasha ndetse anamushyingira umwe mu bagore be witwaga Eudoxie Angelina. Iki gihe nyirarume wa Michael, Bardas, yari umuyobozi w'ingabo. Muramwibuka, ni wa wundi wamufashije kujya ku ngoma, ariko Basilius yaje kugira Michael inama yo kwikiza Bardas, akamukura ku buyobozi bw'ingabo, amubwira ko Bardas afite byinshi ashaka kuzageraho birimo no kwica Michael ubwe akaba ari umwami. Uko yagufashije kujya ku bwami ni nako nawe azagukuraho akabwifatira, niko Basilius yabwiye Michael. Basilius yashyize uburozi bwinshi mu matwi ya Michael kugera ubwo Michael yemeye kwica nyirarume Bardas. Ubwo bari mu masiganwa y'indogobe, Basilius yatangiriye Bardas rwagati mu bantu, amuteragura ibyuma kugeza apfuye. Bukeye asaba umwami Michael ko yasimbura Bardas ku buyobozi bw'ingabo, aho ashobora kugenzura ibintu byose mu gihugu, akarwanya abari bo bose bashobora kuzagira umugambi mubisha wo kugirira nabi umwami Michael. Umwami yarabimwemereye. Basilius ahita yisanga ububasha bwe n'ubukungu byarakuze cyane. Haciyeho imyaka mike, ubukungu mu gihugu bwaragabanutse, maze umwami Michael asaba Basilius kwishyura umwenda yari yarigeze gufata awugurije ibwami. Mu buryo bwamutunguye cyane kandi bukamubabaza, Basilius yanze kwishyura uwo mwenda. Iki gihe nibwo umwami Michael wa gatatu yakangutse, amenya ko Basilius yujuje abambari be mu gisirikare no muri sena, agwiza ubutunzi ku buryo yari asigaye afite ububasha buruta ubw'umwami Michael wa gatatu bwe. Nyuma y'ibyumweru bike, ubwo yari yarayanyoye inzoga nyinshi, umwami Michael yakangutse mu gitondo asanga agoswe n'abasirikare benshi. Basilius nawe yari aho ngaho yitegereza uburyo abo basirikare bateragura ibyuma Michael kugera avuye mu mwuka. Hanyuma Basilius amaze kwitangaza nk'umwami mushya wa Byzantin, yurira indogobe ye anyura mu mihanda ya Byzantin yose afite umutwe w'uwahoze ari inshuti ye magara, umwami Michael yari amaze kwica. Michael yubakiye ahazaza he ku cyizere cy'uko ibyiza azagirira inshuti ye Basilius azabyiturwa, bityo Basilius akaba yazamurengera mu bihe runaka. Mu buryo bworoshye kumva, birumvikana ko Basilius yari ari mu mwanya mwiza wo kuba yanapfira umwami Michael, kubera ko niwe yakeshaga byose: ubutunzi, ubutware, amashuri yize. Gusa Michael yamenye bitinze ko ari we wiremeye uzamukuraho. Umwami Michael wa gatatu yari yaremereye inshuti ye Basilius kwegera ububasha n'ubutware bwe, akaburebesha amaso, bimusunikira mu kubwifuza. Ishyari. Umugabo washakaga byinshi buri gihe, umugabo wari warashatse buri kintu akakibona buri uko agishatse, umugabo wishimiye ubuntu yagiriwe, hanyuma bidatinze agakora ibyo benshi dukora mu bihe nk'ibi ngibi: kwibagirwa ineza twagiriwe, ahubwo tugatekereza ko ibyo twahawe byose twabikoreye. Yifashishije iyi nkuru, Robert Greene agaragaza uburyo ubushuti n'urukundo bituma benshi badatekereza ku nyungu zabo. Ni bangahe batekereza ko bashobora kugambanirwa no guhemukirwa n'inshuti zabo? Ni ibisanzwe kwifuza kwifashisha inshuti zawe igihe ubikeneye. Ubuzima buragoye kandi inshuti zirabworoshya. Kubera iki wajya kwizera umuntu utazi kandi ufite inshuti? Ikibazo nuko inshuro nyinshi tuba tutazi inshuti zacu nk'uko tubitekereza. Mu birebana n'umurimo, Robert Greene agira abantu cyane cyane abakoresha inama yo kurekera inshuti mu bushuti, hanyuma akazi kagaharirwa inzobere ndetse n'abazi by'akazi. Mu birebana n'akazi n'ubucuruzi, igihe umwanzi wawe afite ubumenyi ukeneye, ni ngombwa gushyira urwango ku ruhande ugakorana nawe.
umunyabwenge yungukira byinshi ku banzi be kurusha ibyo umuswa yungukira ku nshuti ze. buri gihe ujye uvuga bike kurenza ibikenewe. buri gihe iyo ugerageza kwigarurira abantu ukoresheje amagambo niko urushaho kugaragara nk'usanzwe, akaba ari nako utakaza ubushobozi bwo kugenzura ibyo uvuga. uko uvuga byinshi niko hari amahirwe menshi y'uko uri buvuge ibintu biterekeranye bishobora no kugukoraho. abantu benshi bamara igihe kinini bashaka kumenya icyo abandi batekereza. kutavuga byinshi kwawe kuzakongerera ububasha kuri abo bantu. nushobora kugenzura ibyo utangaza uzunguka ububasha bwinshi ku bantu. mu kinyejana cya 5 mu bwami bwa Roma hari umusirikare ukomeye cyane witwaga Marcus Coriolanus. yari yararwanye intambara nyinshi muri icyo gihe, arokora umujyi wa Roma kugwa mu biganza by'abanzi. kubera ko yiberaga ku rugamba, ntabwo abaturage benshi bari bamuzi, ntibari bazi isura ye. byatumaga benshi bahora bumva ko hari umusirikare w'igihangange Roma yose ikesha kubaho kwayo, ariko nta muntu wari umuzi cyangwa se ngo yumve ijwi rye. mu mwaka wa 454 mbere ya Yezu, Coriolanus yabonye ko igihe kigeze ngo akoreshe ubuhangange bwe n'ubutwara azwiho mu nyungu ze bwite za politike. afata icyemezo cyo kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Roma. mu kwiyamamaza kuri uyu mwanya, abakandida bagombaga kugeza ijambo ku baturage. ubwo igihe cye cyo kugeza ijambo kuri rubanda cyari kigeze, Coriolanus yaje imbere y'imbaga, ntiyagira amagambo menshi avuga, ahubwo abereka ibinyacumi by'inkovu zikomeye yakuye ku rugamba yamazeho imyaka irenga 17 arwanira umujyi wa Roma. abantu bake mu bari aho nibo bonyine bakurikiye amagambo make yavuze. bose bari bamaze kumutora mu mitima yabo, kubera ko babonaga ko ari intwari idashaka kuvuga amagambo menshi, ahubwo ishaka kugaragaza ibikorwa. bari basanzwe bamuzi inkuru z'uko ari indwanyi ikomeye, maze aza no kubereka ko ari byo koko, abereka izo nkovu. bose baramukunze. kera kabaye umunsi w'itora warageze, maze Coriolanus azaho amatora yaberaga atandukanye n'uko yari yagaragaye mbere. yaje arinzwe n'abasirikare benshi, yambaye imyambaro y'urugamba kandi aherekejwe n'abantu benshi bakomeye cyane barimo abategetsi n'abakire. yari yaramaze kwizera ko yatowe. ba bantu bari bararahiriye kuzamutora ndetse baramukunze urukundo rwinshi cyane, ntabwo bishimiye uko nguko yaje agaragara. ntabwo yari akigaragara nk'umuntu bafitiye urukundo wamaze imyaka myinshi yari yibagiwe kubera kubarwanirira, ahubwo bamubonye nk'umunyacyubahiro ushaka kugaragaza ko aruta abandi bose bari aho. mbere y'amatora noneho yafashe ijambo, avuga amagambo yuzuyemo kwerekana ko insinzi yamaze kuyibona. agaragaza uburyo azazana ubukire muri uwo mujyi, agaragaza uburyo ari umuntu w'igihangange nta wundi mukandida wamwigezaho. yasaga naho abwira abakomeye bari aho ngaho baje kumuherekeza, aho kubwira rubanda rwari rugiye kumutora. yagaragaje uburyo ari intwari kubera ko yagiye ku rugamba akarwana intambara abahatanye nawe badashobora no gutekereza. amakuru y'imbwirwaruhame ye ntabwo yatinze gukwirakwira muri Roma yose, maze abaturage bose biyemeza gukora ibishoboka byose ngo ntatorwe. niko byagenze koko, yaratsinzwe. asubira ku rugamba arakaye cyane, avuga ko azihorera ku baturage bose batamutoye. nyuma y'ibyumweru bike, mu gihugu hari haradutse inzara, maze haza kuboneka ibinyampeke byinshi byo guha abaturage bashonje. abasenateri biyemeza kubitanga mu baturage, ariko mu gihe bari bagiye gukora itora ryo kubitanga, Coriolanus yaraje ababwira ko gutanga ibyo biryo byagira ingaruka ku mujyi wose. abasenateri koko batangira gushidikanya kubitanga. ntiyagarukiye aho, kubera ko yanatangiye kugaragaza ko demokarasi atari imiyoborere myiza, ko ibintu byo kugendera ku butegetsi bw'abaturage aho bagomba no guhagararirwa mu butegetsi atari ikintu cyiza. ibi byose abaturage barabimenye, batangira kwigaragambya basaba ko Coriolanus azi imbere yabo akabasaba imbabazi. yabanje kwanga kubikora, ariko kera kabaye arabyemera. azi imbere y'imbaga y'abaturage atangira kubabwira. yatangiye avuga buhoro, ariko ko iminota yagendaga ishira yagendaga agira umujinya, agatangira kuvuga cyane, anavuga amagambo menshi mabi, azamura ijwi, yongeramo ibitutsi ndetse no kubishongoraho.
uko yavugaga irindi jambo niko umujinya we wazamukaga, ni nako umujinya w'abaturage nabo wazamukaga, batangira kumuvugiramo basakuza. Baje no kumucecekesha, banamukura imbere yabo, basaba ko yicwa. Ubutegetsi burabumvira, bumujyana ku manga, bamuhirikirayo, arapfa. Mbere yuko yinjira mu bya politike ngo afungure umunwa we, Coriolanus yari intwari kandi yubashywe muri rubanda rwari ruzi ibikorwa bye byose kurusha uko rumuzi ubwe. We bari bamuziho ibintu bike mbere yuko afungura umunwa we. Yapfuye gufungura umunwa we gusa, avuga ijambo rya mbere, irya kabiri. Abagaragaje icyo atekereza, ubundi ubuhangange n'ubutwara abantu bari bamuziho burayoyoka. Twese tugira ibitekerezo bibi. Turamutse tuvuze ibyo dutekereza byose, nta wakongera gukunda undi. Amahirwe dufite ni uko dufite ubundi bushobozi bwo kugira igaruriro mu kuvuga. Muri make, Coriolanus ntabwo yari uw'abantu batekerezaga ko yari we mbere yuko afungura umunwa. Ibyo yari yarakoze byose byari byiza kandi byari bihagije ngo bamukunde, ariko we nk'umuntu ntabwo yari mwiza. Byagaragajwe no gufungura umunwa wonyine akavuga ibirenze ibyo yari akeneye kuvuga. Abantu bakeneye ibikorwa kurusha amagambo. Bashobora no guhindura imyumvire yabo kuri wowe, bagatangira kugukunda kandi batarashoboraga kugukunda, ariko kubera ko bakubonamo inyungu. Ibi ushobora kubirebera ku itungo ryitwa ingurube. Nta myaka myinshi irashira, iri tungo rirya cyane, aho riba hakanuka, abantu ntabwo barikundaga. Urugo rworoye ingurube rwabaga ruzwi, ndetse guturana n'umuntu woroye ingurube byari ikibazo gikomeye. Mwashoboraga gukora inama y'umudugudu mugasaba ko uwo muntu akuraho iyo ngurube cyangwa se wakimukana nayo. Nyuma yaho, umuntu yagize igitekerezo cyo korora ingurube ari nyinshi kandi akazorora kijyambere. Uwo muntu aba umukire, ndetse agaragaza uburyo ingurube imwe ikura vuba ikagurishwa amafaranga menshi, kandi kubera urukundo tugirira inyama, ingurube ntabwo zishobora kubira isoko. Benshi mu bahoze babona ingurube mu itungo rinuka cyane kandi risa nabi, ibitekerezo byabo by'uburakari byagiye bicururuka. Abahoze baterana basaba ko umworozi w'ingurube yimukana nayo, uyu munsi bahurira ku mworozi w'ingurube mu rugendo shuri bamubaza uko borora ingurube kijyambere. Benshi babonye ingurube bayibonamo amafaranga. Icy'ingenzi ni icyo abantu bagukuraho. Ibyo ubabwira ni byiza, ariko bibamariye iki ku buryo bagukunda? Kuri Robert Greene, gufungura umunwa cyane bigutesha agaciro kandi byanakwica. Mu nyanja no mu biyaga habamo udusimba twitwa huître, abantu ndetse n'ibindi bikoko bikunda kurya. Huître ziba mu bikono nk'iby'ibinyamujongo. Huître iyo zibonye ukwezi kuzuye zifungura bya bikono byazo kuko zikunda kugerwaho n'urwo rumuri. Hari utundi dusimba tuba mu mazi natwo twitwa crabe. Crabe zikunda kurya huître, ariko ntabwo zagera ku nyama za huître kubera ko huître zikunda kuba zifungiranye muri ibyo bikono byazo. Utwo dusimba twitwa crabe rero ducunga huître zafunguye ibyo bikono zirimo kwakira urumuri rw'ukwezi, maze tukanaga kabuye muri cya gikono nticyongere kwifunga. Utwo dusimba tukarya izo nyama za huître. Uko ni nako bigendekera umuntu ufungura umunwa we cyane akishyira mu biganza by'abamwumva. Aya ni amagambo ya Leonardo da Vinci, umushushanyi n'umuvumbuzi w'umutaliyani wo mu kinyejana cya 16. Aya mategeko cyangwa se imyitwarire ivugwa muri iki gitabo ireba cyane cyane abafite inshingano zo kuyobora abandi. Ni inama zibafasha kongera ububasha n'ubuhangange bwabo. Amwe muri aya mategeko iyo ukiyumva uhita wumva ko bigoye kuyakurikiza mu buzima busanzwe. Uzakore ku buryo abandi bakora mu mwanya wawe, ariko akaba ari wowe ubishimirwa. Koresha ubwenge n'ubuhanga bw'abandi mu nyungu zawe. Ibi usibye kukurokorera igihe n'ingufu, bizanaguha ububasha butagira ingano. Abagufashije bazibagirana, ariko wowe uzibuka iteka ryose. Ntuzigere na rimwe wikorera ibyo abandi bashobora kugukorera. Mu 1883 umujene w'umunyaserbia witwaga Nikola Tesla yakoreraga ishami ry'uburayi ry'ikigo cy'abanyamerika cyari kizobereye cyane mu kubaka ibikorwa remezo by'amashanyarazi, Continental Edison Company. Tesla yari umuhanga cyane w'umuvumbuzi mu by'ikoranabuhanga. Iki kigo yakoreraga cy'abanyamerika cyayoborwaga na Charles Batchelor.
Batchelor yari inshuti ya Thomas Edison. Edison yari we nyiri Continental Edison Company, bosi wa byose nyine. Batchelor yakunze cyane Tesla maze aza kumuhuza na Edison ari we bosi wa bose. Edison akibona Tesla, akibona uburyo ari umuhanga, ahita afata icyemezo cyo kumuha akazi ko gukorera New York. Tesla atangira kujya akora amasaha 18 ku munsi. Kubera ubuhanga bwe, yasabye bosi kumwemerera akavugurura dinamo zari zaravumbuwe n'iki kigo zikora ibirebana no gukora amashanyarazi. Thomas Edison ahita yumva uburyo ko ngako kaba ari akazi gakomeye cyane kubera ko abandi ba engineer batari kugashobora. Aramubwira ati ibyo nuramuka ubishoboye nzaguha $50,000 by'amadolari. Tesla yarabikoze, avugurura izo dinamo. Agiye kwishyuza bosi $50,000, bosi Edison aramuseka cyane aramubwira ati Tesla, ugomba kuba udasobanukiwe uburyo abanyamerika dutebya. Cyakora yamwongeje umushahara. Inkuru yakwiriye hose ko Edison yavumbuye ubwoko bushya bwa dinamo. Ibyuko byaba byarakozwe n'umuengineer witwa Tesla nta n'ijambo na rimwe. Intego Tesla yari afite kwari ukuzavumbura uburyo umuriro w'amashanyarazi wajya ukora ugenda mu nsinga ariko ukaba wahindura ibyerekezo n'ingufu, courant alternatif. Icyari igitekerezo cyiza cyane, ariko Edison yanze kukimufashamo ngo akore ubu bushakashatsi, ndetse yakoze byose nkamuca intege, nyamara yarabibonaga ko ari igitekerezo cyiza. Tesla yahise yegera umukire witwaga George Westinghouse, amusaba kumutera inkunga muri ubwo bushakashatsi. Westinghouse yemeye kumufasha, basinyana amasezerano y'uko ubwo bushakashatsi nibubyara umusaruro bazajya bagabana inyungu. Barabikoze, ndetse ubushakashatsi bwe bubyara umusaruro. Ubuvumbuzi buramenyekana cyane, ariko bivugwa ko bwakozwe na Westinghouse kubera ko ari we wabutanzeho amafaranga ye. Hashize iminsi, Westinghouse afata icyemezo cyo kugurisha ibyavuye muri bwa bushakashatsi kubera ko ari nawe wari wabwishyuye. Gusa yahaye Tesla $216 by'amadolari. Imikorere y'amashanyarazi dukoresha uyu munsi ndetse na radio ubwayo yituvugiramo, ibyinshi birebana n'umusingi w'ibi bikorwa tubikesha ubuvumbuzi bwa Nikola Tesla. Ariko ubwo buvumbuzi bwitiriwe abakoresha be. Mu 1917 Nikola Tesla yari umukene, nyamara yaravumbuye byinshi mu byabyaye ikoranabuhanga ryari rigezweho icyo gihe. Yabwiwe ko bagiye kumuha umudari witiriwe Edison kubw'uruhare yagize mu buvumbuzi bwateje imbere amashanyarazi ku isi. Uyu mudari Tesla yarawanze, arababwira ati muransaba ko nemera mukampa icyubahiro mu mudari mwomeka ku mwambaro wanjye, nkahagarara imbere y'abakozi banyu mu gihe cy'isaha yose. Ari bishoboka iyo mitako mwana yishyira ku mubiri wanjye wose, ariko mukawureka ugakomeza kuzongwa n'inzara, nyamara mwananiwe gushimira ubwonko bwanjye bwashyizeho umusingi ibyo bigo byanyu byubakiyeho. Nikola Tesla yizeraga ko siyanse nta ihurira na politike ndetse no kumenyekana. Gusa uko yagiye akura, yagiye abona ko ibi ngibi ari byo bizamwica. Edison yari ikinyuranyo cya Tesla. Ntabwo yari afite ubuhanga nk'ubwa Tesla muri siyanse. Umunsi umwe yanavuze ko adakwiye kwiga imibare kubera ko naramuka akeneye imibare azahakaza umunyamibare. Yari umucuruzi. Iyo yashakaga kuvumbura ikintu runaka, yahagakaza umuhanga ukimuvumburira wakacyitirirwa. Mu birebana n'ubuvumbuzi, izina ry'icyavumbuwe rifite agaciro gato ugereranije n'umuvumbuzi. Ibi nibyo Edison yamenye hakiri kare. Ukwiye gukora ku buryo ushimirwa akazi wakoze cyangwa wagize uruhare mu gukora. Ku rundi ruhande, yiga gushaka inyungu mu kazi k'abandi. Mu bucuruzi n'inganda, buri wese ariba. Nanjye ubwanjye naribye, ariko nzi uko biba. Nibyo Thomas Edison yasize yanditse. Isi y'ububasha n'ubutegetsi imeze nk'ishyamba. Hari abahiga kandi bakica umuhigo, ariko hari n'izindi nyamaswa nk'impyisi n'inkongoro zitungwa nuko hari izindi nyamaswa zahize. Izi ntabwo zikeneye gutekereza cyane ngo zimenye aho umuhigo uva. Icyo zizi ni ugutegereza zihanganye kugeza igihe habonetse indi nyamaswa yica umuhigo. Mu nyamaswa zose zibaho, inkongoro nibona ibyo kurya itavunikiye. Akazi kakozwe n'izindi nyamaswa niko kayitunga. Robert Greene agaragaza ko ku isi hari abantu bameze batya.
badashobora gutekereza kugira icyo bakora, ahubwo bategereje ko abakoze bunguka, ubundi bakabariganya ibyabo, kuva ku butunzi kugera ku gushimirwa ndetse n'icyubahiro bakoreye. uzatsindisha abandi ibikorwa byawe aho kubatsinda mu mpaka. Ni iby'agaciro cyane kwemerwa n'abantu hashingiwe ku bikorwa byawe utiriwe unafungura umunwa. Kora wisobanura. Ikibazo cyo kujya impaka ni uko iyo zirangiye udashobora kumenya niba abo watsinze wabemeje koko. Bashobora kukwereka ko ari wowe ufite ukuri, nyamara bagera hirya bakavuga ko utava ku izima kandi ko ukunda impaka zango turwane. Amagambo afite ububasha bwo kugira ibisobanuro bitandukanye. Umuntu ayaha igisobanuro bitewe n'uko yiyumva muri ako kanya. Rimwe na rimwe na nyuma yo kwemeranya n'umuntu twagiye impaka, dushobora kugaruka ku bitekerezo byacu bya mbere y'impaka. Buri wese arabizi ko mu gihe impaka zishyushye ushobora kuvuga ikikujemo cyose kugira ngo ushyigikire ibitekerezo byawe. Uzavuga imirongo yo muri Bibiliya utasomye, uvuga imibare utazi niba ari yo. Uzige guhora ufite abantu bagukeneye. Ni irindi tegeko. Kugira ngo ugumane ubwigenge bwawe, uzaharanire ko abantu bahora bagukeneye. Uko ugira abantu bakubakiyeho imibereho yabo, niko ubwigenge bwawe bwiyongera. Reka abantu bagushingireho ibyishimo byabo n'ubukungu bwabo. Ntuzabigishe byinshi kugira ngo batazabaho udahari. Mu myaka ya kera cyane hari umusirikare w'indwanyi ikomeye cyane w'umucanshuro warwaniye umujyi wa Siena mu Butaliyani. Yari yarabarwaniye intambara nyinshi, arinda umujyi wabo kwigarurirwa n'abanzi. Izi ntambara kera kabaye zaje kurangira, amahoro aragaruka. Abaturage baratekana. Uwo murwanyi w'intwari nawe asigara aho ngaho nta kintu afite cyo gukora kubera ko intambara yari yararangiye. Gusa abaturage bari bakimufite ku mutima kubera uburyo yabarokoye. Babuze icyo bamwitura. Ntangano yari hari y'amafaranga bashoboraga kumuha yangana n'uburyo yitanze. Yewe nta nubwo bashoboraga kumutora ngo abayobore, ariko umwe muri abo baturage yaje kugira igitekerezo cy'uko bamwica bakajya bamufata nk'umutagatifu wabitangiye. Icyo gitekerezo bose bagihurijeho, maze koko baramwica bamugira umutagatifu. Niyo nyiturano bamuhaye. Impamvu nyamukuru yatumye bahuriza kuri iki gitekerezo cyo kumwica ntabwo ari uko cyari igihembo gikomeye cyangwa se cyiza babonye kiruta ibindi, ahubwo nuko nta ntambara yari igihari. Ntabwo bari bakibona umumaro w'uwo musirikare. Mu by'ukuri baramukundaga, ariko muri icyo gihe ntabwo bari bakimwubakiyeho ubuzima bwabo. Iyi ni imwe mu mpamvu Robert Greene atanga inama y'uko umuntu yakubaka imibereho ituma abantu bahora bafite icyo bamukuraho kandi batabona ahandi ahariho hose. Ni amategeko 48 agaragaza ibyo buri muntu yagakoze niba ashaka kuba imbere y'abandi cyangwa se kuyobokwa na benshi. Ni ingingo tuzakomeza kuvugaho no mu bindi biganiro bizaza. Nadusoreje iki kiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimira.